impano y'imbabazi tubonera muri wowe, impano y'agakiza, impano y'ubuzima, tuguhaye icyubahiro. Ubereye mwiza abaguhungeraho, ubereye mwiza abagutabaza. Turi iteraniro ry'abahungu n'abakobwa bongeye kugaruka imbere yawe, twaguturaga ibyuzuye imitima yacu. Urakoze kumvise gusenga kwacu mwami, twongeye kukwinginga kugira ngo uduhe amatwi n'umutima by'abigishijwe, kugira ngo ijambo uduhaye umugoroba twese ritugirire umumaro, rishorere imizi mu mitima yacu, risohoze icyo waritumye gukora. Utwikorerere amaganya yacu yatubuza kuryumva, turayaguhaye mwami w'abami. Cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, cisha kugira neza kwawe mu rugo rwe, kugira ngo ibizabe bimuhangayikishije byose mwami w'abami, amahoro yawe abitembemo, bituze bitekane, buri muraba utuze, buri mpagarara ituze, icyari kigoranye kimeze nk'ikidashoboka, kubaho kwawe no kugira neza kwawe, guca imbere y'inyaguhora ku ngoma bimuhindukire ibishoboka. Reka imirimo yawe n'ibitangaza bigaragarire muri twebwe, mu bacu, mu byacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira neza kwawe kutwomeho, kandi mwami amaso yacu tuyakuriye kuri ibyo byose tuyaguhange. Urakoze rero, turavuze nanone ngo icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu nashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Mwiriwe neza, mutubabare twagize akabazo tekinike gatuma bigorana gutangira. Umwami ababahe umugisha. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana mfite ku mutima wanjye. Umwami Imana aryandike mu ndiba y'imitima yacu kugira ngo rwose ritugirire umumaro. Twatangiye inyigisho zavugaga ngo ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza, cyangwa se ubuzima bw'abifuza kwerera Yesu imbuto nyinshi. Ubwo umuntu ashobora gukizwa akazigira mu ijuru rwose, ariko ibyo byo kwerera Imana imbuto nyinshi, byo kuba umumaro mu bwami bw'Imana bitamuraje inshinga, bitari mu mutima we, nubwo bidakwiriye, kuko wakijijwe wese akwiriye guhuzwa n'Imana yari yaramugeneye, akwiriye guhuzwa n'aya mirimo myiza twari twararemewe muri Kristo Yesu kera, kugira ngo tuyigenderemo. Icyo rero gikwiriye kuba icyifuzo cyacu. Ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza, ubuzima bw'abifuza kurushaho gusa na Yesu, ni urugendo, ntabwo ari achievement, ntabwo ari ikintu kigerwaho ngo ndakikubonye ngo kirarangiye, ahubwo ni urugendo. Buri munsi ku munsi tugenda dutera intambwe twigira imbere. Buri muntu wese wakijijwe ubundi yagombye guhorana inyota yo kwifuza kurushaho gusa na Yesu, yo kwifuza gukura, yo kwifuza kwerera Imana imbuto nyinshi. Mwibuke ko ngo cyubahisha Data ruko twera imbuto kandi nyinshi, imbuto zigumaho, ngo nicyo cyubahisha Data. Ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 44. Ndaza kugerageza kwihuta nubwo bijya bingora, ndaza kugerageza. Matayo 13 umurongo wa 44 nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 44. Haravuga ngo iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha, maze akagenda yamazwe n'ibyishimo, ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura uwo murima. Icyo ni kimwe mu bigereranyo Yesu yaduhaye bigereranya ubwami bw'Imana. Ngo iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha, kuko ni icy'agaciro ntashaka ko yagaruka agasanga bakimwibye, akongera akagihisha, maze akagenda yamazwe n'ibyishimo, ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura uwo murima. Ntago muri make kwihangana gushinyiriza ari byo bimuteye kujya kugurisha ibyo afite, ahubwo ibyo yabonye bifite agaciro gakomeye kuruta ibyo yari asanganywe. Uko niko agakiza k'ukuri, iyo umuntu yahuye na Yesu by'ukuri niko bimumerera. Ntabwo areka, ntabwo ava, ntabwo asiga kubwo gushinyiriza, ahubwo ibyo yabonye bifite agaciro karuta ibyo yari asanzwemo. Agakiza kazima iyo kageze mu mitima yacu nizo mpinduka kazana. Ikintu rero gitakaza agaciro kuko habonetse ikindi kikirusha agaciro. Igihe cyose ubwami bw'Imana butarabwa agaciro mu mutima wawe, ibyo tugenda tuvuga kureka ntago bizakunda. Ikindi tugusaba ngo ba mu ijambo ry'Imana kenshi, senga kenshi, tabira amateraniro y'abera, n'ibindi byose bidukuza, ntago bizakunda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ntereke, umuntu wese ufite ubwenge kugira ngo atereke hasi ikintu afate ikindi, nuko icyo yateretse hasi kiba cyagize agaciro gake, hanyuma agaterura ikindi cy'agaciro kenshi. Nibwo bwami bw'Imana Yesu yatugereranyije nabyo, ngo amazwe n'ibyishimo,
amaze kubona ubwo butunzi bwinshi mu murima, ibyishimo bimutera kujya kugurisha ibyo yari afite, bimutera kugira ibyo avamo, bimutera kugira ibyo areka, abisunitswemo n'ibyishimo. Niyo mpamvu dukwiye kwinginga Imana ngo ubwami bw'Imana butubere gutya. Niba atari ko butubereye, niko bukwiriye kutubera kandi buri munsi. Ukavuga uti Yesu, nyigisha cyangwa nshoboza nk'ubwo buzima, aho umbera uwa mbere pe, kubana nawe bikambera uburyohe, kwicarana nawe bikanezeza rwose, bikampindukira umunezero w'ubuzima. Nibwo uzashobora kwiyambura ikigare cy'urungano, nibwo uzashobora kugira ibyo uvamo, nibwo uzashobora kugira ibyo ukuraho amaso. Atari ibyo kwihangana no gushingiriza, ibyo ntabwo wabikora igihe kirekire. Turinginga Imana rero y'imbabazi nk'uko yabigennye, uko ubwami bw'Imana yabugennye ariko butubera. Data yari atuzi ku buryo ibi bintu byabishye ntiwabimaramo kabiri, kuko isi ifite ibirabagirana byinshi birabagirana, rimwe na rimwe bitanga inyungu z'ako kanya umuntu yakwirohamo. Ariko ubwami bw'Imana ni buzima ku muntu bwageze mu mutima we, ku buryo bwahageze bimera gutya. Ntago tumenya iryo gurana riba mu mitima, ariko niko bimera. Tujya kubona tugasanga ibyo twakundaga cyane ntitukibikunda cyane, bikagenda byamburwa agaciro buke. Ubwami bw'Imana bubu bwa mbere, kwifuza kunezeza Imana biba priorite y'ubuzima bwacu. Siko tuba twaravutse, siko tuba twarahoze, yewe n'intambwe za mbere z'agakiza hari ubwo zitasa gutyo, ariko icyo cyifuzo cyo kunezeza Imana, icyo cyifuzo cyo kumva dushatse Imana ikaruturutira ibindi bintu, kigenda kivuka muri twe kandi kikagenda gikura. Imana ishimwe cyane. Turimo rero turavuga ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza, bakerera Data imbuto nyinshi. Ntibifuze kubaho ku bwabo gusa, baba bifuza ko ikintu cyose Imana yabageneye ko aribo kizacamo kugira ngo kigire umumaro mu gihe cyabo, kigire umumaro mu bwami bwa Data. Baba bifuza kutazagira na kimwe basiga. Muri make ibyo Data yangeneye akabyandika ku minsi yanjye, amaze kwirengagiza ya minsi yo kujijwa no kurorongotana, umunsi nakijijweho mpujwe n'ibyo Yesu yamfatiye, urya munsi ngatangira ubuzima bwo kuzasohoza buri kintu cyose Data yaragennye ko ubuzima bwa rutanze buzasohoza. Buri kintu cyose wagombaga kuba cyo mu mwami ntihaza, mbese sindanzarangiza urugendo hagize ibyagiye bisigara. Icyo nicyo cyifuzo abari muri Kristo dukwiriye guhorana, kandi na Data nibyo ashaka. Abo bantu rero bifuza kutabaho ku bwabo, abantu bifuza gukurira mu gakiza, abantu bifuza gusa na Yesu, bifuza kwezwa, muri make ibyo bintu bivuga ibintu bimwe. Abo bantu rero bagira ubuzima bahuriramo. Abo bantu babayeho bitoza kubaha Imana. Kubaha Imana kuri bo ni umwitozo uhojejeho, ni ubuzima buhojejeho, si ikintu bakora rimwe na rimwe, ahubwo ni ubuzima bwabo bwa buri munsi. Babihuriyeho n'abandi bera benshi. Abera nuko babaho, abera bakura bakagenda bahesha Data icyubahiro, nuko babaho. Ubuzima bwo kwitoza kubaha Imana nibwo buzima bwabo. Uyu munsi bashobora gusitara, uyu munsi kamere ishobora kubarenga ikabaruta ikasumba ibyabo, ariko bahora bifuza kubaho ubuzima bwo kunezeza Imana. Ni umwitozo batangiye kuva bakizwa, ni umwitozo bakomeje, ntago urangira muri bo. Hari ibyanditswe twagiye dukoresha, turongera tubigarukeho. Nifuza ko byakwandika rwose, byakwandikwa ku ndiba y'umutima wawe. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo imyitozo ngororamubiri, ubwo nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake. Ntago bahakanye ko idagafite, iragafite, itugiriye umumaro, abayikora bihagije bikwiriye ibagiriye umumaro kurushaho. Imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose. Bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Nkunda iyo Bibiliya ikoresheje igereranya, bidutera kumva neza. Batubwiraga ko imyitozo ngororamubiri, exercice physique, kujya muri gym, gutunganya umubiri wacu tuwukora neza, ngo bifite akamaro. Ariko ako kamaro ni gake, ariko nyamara bifite akamaro ku mibiri yacu. Ngo ariko kubaha Imana, iyo byabaye umwitozo, ubwo nuko no kubaha Imana bigiye kuba umwitozo. Kwitoza kubaha Imana byo ngo bifite akamaro ku buryo bwose. Muri make nta hantu na hamwe bitagira umumaro mu mibereho yacu ya buri munsi, uko tubanira abandi, uko dukora, uko dushaka iterambere. Mbese bifite akamaro mu bice byose bigize umuntu. Bifite akamaro mu mwuka we, mu bugingo bwe, mu mubiri we. Nta gice na kimwe kwitoza kubaha Imana bitagirira akamaro. Ngo kandi bifite akamaro muri ubu bugingo, muri ubu buzima bw'inaha, ngo bikagira n'akamaro mu gihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Kubaha Imana ni umwitozo, kandi umwitozo wose mushya uravuna nk'uko tubizi. Turabizi iyo utangiye, umuntu yagize discipline, atangiye kujya muri gym, inshuro ya mbere iramuvuna, ndetse agatahana
amavunane niko babyita, agatahana ahantu hose hamubabaza, yewe akanaruha cyane kuruta ababimenyereye. Ashobora kuba wakoze iminota 30 ariko akaruha cyane kuruta abakoze amasaha 2 babimenyereye. Kubera iki? Ni bishyashya, umubiri we ntubimenyereye, biramugoye. Ikindi, umusaruro wo mwitozo ntabwo ari butahe ngo ahita awubona. Niba ari inda yarwanaga nayo, niba ari gukora ibituza, niba ari kuba afite no kugira igihaha cyihuta gihumeka, ntabwo ari butahe uwo munsi ngo abone umusaruro wabyo. Oya, umusaruro w'umwitozo uzagaragara nyuma y'igihe, kandi uzazanwa no guhozaho, kandi uzazanwa nuko yabikoze mu buryo bukwiriye. Ni ukuvuga ngo ashobora kujya muri gym ariko ntakore uko agomba kubikora, hanyuma umusaruro akawubura. Ni umusaruro utaboneka uwo munsi, ni umusaruro uzaboneka nyuma y'igihe, kandi ni umusaruro uzaboneka kubera ko habayeho guhozaho, consistency, kandi hakabaho kubikora mu buryo bukwiriye. Imana ishimwe cyane. Igihe kizagera uwo muntu uri muri iyo myitozo ntaba kiruha nkuko yaruhaga ku nshuro ya mbere, ntaba cyumva ya mavunane, yewe nazaba afite intego y'uko umubiri we afite, azagera igihe anabikunde. Ni ukuvuga ngo biterwa n'icyo atumbereye. Niba atumbereye ko umubiri we afite, azagera igihe akunde izo exercice physique, azagera igihe azikunde, abone umusaruro wazo, anabyenjoyinge, asarure, atandukanye natwe abatagiyeyo. Imana itubabarire. Imana ishimwe cyane. Abifuza rero ko imyitozo ibagirira umumaro, bagira n'ibindi bintu bigomwa, ntago bahugira muri ibyo gusa, ahubwo hari ibintu bitagendana bagenda bakatinga ku buzima bwabo, bagenda bakura ku buzima bwabo. Ubwo turimo turavuga imyitozo isanzwe y'umubiri, ariko rwose icyo kigereranyo ni nako kiri mu myitozo yo kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Abo bifuza ko iyo myitozo bagiyemo batangiye ibagoye, ibasigira amavunane, ariko kuko bafite target, bafite intumbero, bafite ikintu bashaka, bafite intego, ntago bakora ibyo gusa, ahubwo bagira n'inama. Kuvuga ati rero umuntu ashaka gukora umubiri we neza, ibi niba arabireka, aryama kare se, wenda niba ari umwatlete araruhuka se, ntago arya ibi n'ibi se, ntago ajya hanaha se, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. No muri uru rugendo rero rwo gukurira muri Kristo niko bimera nshuti y'Imana. Icyamukanyumva tugafatanya uru rugendo, kuko ndabikubwira nanjye mbikeneye, twese turimo turabyibwira. N'uru rugendo rwo gukurira mu gakiza niko bimera. Ntidushyiramo gusa ngo turye ijambo ry'Imana, dushyiremo gusenga gusa, dushyiremo guterana, dushyiremo gukorerana hagati y'abera n'ibindi n'ibyo ngibyo, ahubwo tugira n'ibyo dukatinga, dukuraho muri gahunda zigize ubuzima bwacu, niba dushaka umusaruro w'ukuri kandi umusaruro urama. Imana ishimwe cyane. Kuko baba bazi icyo bashaka, baremera ibyo bintu bakabyigomwa, byari wenda binaryoshye ku bw'agahe gatoya, ariko bifite ingaruka zitari nziza ku bigendanye n'aho bagana. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 9:25, shimira Bibiliya ko nta kintu batadushyiriyemo. Niyo mpamvu ukwiriye kuyitindamo nshuti y'Imana rwose. Ibyo dukeneye kuyigamo ni byinshi bitarangira. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 9:25, muri Bibiliya yera haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Tekereza, umuntu wese urushanwa, kandi koko baririnda pe. Iyo atirinze nawe iyo kariyeri ye ntayimaramo igihe. Niba ari umukinnyi w'umupira, niba ari umukinnyi wa boxe, niba ari iki, bya bintu bakoresha imbaraga z'umubiri, iyo atirinze ntago bimaramo igihe. Ashobora kugera kuri top akaba uwa mbere, ariko ikizabikubwira nuko atazabimaramo igihe. Discipline isanzwe y'ubuzima nayibura ntazabimaramo igihe. Ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Imana ishimwe. None se niba ikamba ryangirika baryirindiraho muri ubwo buryo, bakirinda bakagira ibyo bigomba, ntankaswe twebwe ngo tufite ikamba ritangirika. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo abarushanwa mu mikino bose bamenya kwifata ku buryo bwose. Muri make barifata. Kwifata ze niki? Nuvuga ngo naganaga ariko nuvuga ngo garuka ruta, oya wijyayo, oya wibikora, oya garuka. Nuko niko kwifata. Nyamara nashakaga kujyayo, nyamara byari bindyoheye, ariko kwifata nuko mbese mbangamiye aho najyaga. Urwo rugendo ndugahagarikiye hagati. Abarushanwa mu mikino bose bamenya kwifata ku buryo bwose. Bo babikorera kugira ngo begukane ikamba rishira vuba, ariko twebwe tubikorera kuzegukana ikamba ridashira. Mana ishimwe cyane. Abarimo kurushanwa muri iyi mikino, muri make bahugukiye ikintu kimwe, icyo bashaka ni igikombe azatahana, ni umudara azatahana, ni umubiri uzamera neza, akajya genda kumva bimeze neza. Icyo kintu ni cyo ahugiyemo. Buriya iyo umuntu afite ikintu ahugiyemo kandi cyane, ava ku bindi, agira ibindi bintu adaha amaso. Buriya ntushobora gushyira focus ahantu habiri. Iyo habaye hamwe n'imbaraga zawe zose, ubwo uba wagiye. Burya dushyize focus ku bintu byinshi icyarimwe, tuba twabihaye gake,
tuba twabihaye attention nkeya, twabihaye pourcentage ntoya, ariko iyo nashyize 100% byangora ko nareba ahandi. Niyo mpamvu umuntu adashobora kuba arimo gusiganwa muri stade kandi ngo yite ku by'abafana bavuga, nabitindaho azatwarwa yibagirwa aho yaganaga, ndetse acogorere no hagati mu rugendo bamusige aho yaganaga. Aba bantu rero bahugukira ikintu kimwe, ntago banyanyagiza focus yabo, ntago banyanyagiza ubwenge bwabo, bahugiye mu kwifuza guhesha Imana icyubahiro. Abantu bakurira mu gakiza, abantu bifuza gukurira mu kwezwa, abantu bifuza ko nta mumaro n'umwe data yabageneye batazamara ku isi, abantu bifuza kuba, uretse no gukora, duhera ku kuba buri kintu cyose data yifuje komba cyo, nubwo cyaba kitaboneshwa amaso, nubwo cyasa nk'ikidafite icyo twita achievement mu isi, ariko nkagera kuri cya kigero cy'igihagararo cya Kristo nk'uko ya data yabingene, nkaba ariho ngana. Abo bantu bahugira mu guhesha Imana icyubahiro. Buri segonda y'ubuzima bwabo irakauntinga, iramataringa, irabara. Buri munota w'ubuzima bwabo ufite umumaro, buri cyumweru, buri munsi, buri kwezi. Ntago baba bagipfa kunyanyagiza umwanya wabo. Kubera iki? Icyo bahugiyeho gifite akamaro, kirakomeye. Ariko uzi data wadukunze urukundo rutagereranywa, waduhaye Kristo. Data wirengagije imyaka yanjye yo kurorongotana, none amaze kumbona ntongere nkomeze ndorongotane nkaho atambonye. Ikindi yaratuguze, buri rari yaterime yo gucungurwa, nko twabivuze igihe twavugaga ku mwuzuro w'agakiza. Gucungurwa ni ukugura ikintu, product wayiguze yabaye iyawe, icyo gihe rero urikoresha uko ushaka. Imana ishimwe cyane. Aba bantu rero bifuza gukura ntago banyanyagije imirebere yabo n'ibikorwa byabo. Bashobora kuba bari mu nshingano zisanzwe, umwe ari umwarimu, undi ari umuganga, undi ari umucuruzi, undi ari umusore, undi ari umusaza, undi ari umukecuru, bari mu bintu bitandukanye. Umwe arera abana ariko umutima we uhugukiye kukubahisha Imana, kuguhesha data icyubahiro. Undi arimo acuruza ashaka amafaranga azagira umumaro, ariko umutima uhugukiye kukunezeza Imana. Muri ibyo ngibyo batuye muri sfere zitandukanye z'ubuzima, ariko mu mitima harasa, bahugukiye kunezeza Imana. Nicyo kiri priority. Barifuza gusa na Yesu, barifuza ko data ahabwa icyubahiro mu byo barimo byose. Icyama data akadushyiramo iyi nyota kubw'imbabazi ze. Imana ishimwe cyane. Barahugutse, bahugukiye ikintu kimwe, bahugukiye guhesha Imana icyubahiro. Barifuza kwerera data imbuto kandi nyinshi. Baduhaye ikindi kigereranyo cy'umusirikare mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 2 nanone 4 kugeza kuri 5. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 2 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ngo nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje uwamwohereje ku rugamba. Iyo ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngo igihe kandi abantu barushanwa, nta wahembwa ikamba rigenewe abatsinze kereka akurikije amategeko y'irushanwa. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje uwamwohereje ku rugamba. Atari igihe cy'urugamba, wenda umusirikare ahari yagira umwanya wo kujya mu bindi, ariko ari ku rugamba. Tekereza umusirikare ku rugamba, wajya kubona ugasanga arimo aracuruza imineke ku bandi basirikare babana, cyangwa se arimo aracuruza imyenda. Ni ibintu bitangaje. Ntago yaba kinejeje uwamwandikiye ubusirikare, kuko ntago yagira focus ku mwanzi no kurwana n'icyamujyanye no gushakira amahoro icyo gihugu cye. Narangiza ngo ahita ashyira ubucuruzi wenda ku mupaka, niba ariho marwanira ahita hafungurira iduka, ahita se mbese agira ibindi bintu ahugiramo. Niko Bibiliya yatubwiye. Iki kigeranyo cyabwiraga twebwe abakijijwe abize ngo nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje wamwohereje ku rugamba. Icyama mu nshingano zawe zose, mu byiza n'ibikurushya, ukaba uhugiye mu kwifuza kunezeza Imana, kwerera data imbuto nyinshi aho uri ahariho hose, umaramarije kwifuza gusa na Yesu. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje wamwohereje ku rugamba. Urwo rugero rurifani ruratangaje. Usanzwe umusirikare arimo acuruza imyenda ku rugamba, n'ukuri n'imbunda n'amasasu. Uwo muntu subwo yaba afite ubwenge? Barimo baramurasa, nawe yagombye kurasa, ariko akaba yafunguye iduka. Nibaza ko abakuru bamushinzwe byose bamwirukana cyangwa bamufunga cyangwa bamusezerera. Hepfo hongeye hatubwira iby'amarushanwa ku murongo wa 5. Ngo igihe kandi abantu barushanwa, nta wahembwa ikamba rigenewe abatsinze keretse akurikije amategeko y'irushanwa. Amategeko y'irushanwa abaho. Iyo umuntu atayakurikije ashobora kugerayo bwa mbere, undi ashobora kuza kwinjira hagati mu irushanwa atiyandikishije, atakurikiye ibyo byose ntabone ikamba. Imana ishimwe cyane. Twebwe rero iki tureba ahangaha, gukurikiza amategeko y'irushanwa, nubwo buzima bwose turimo tuvuga bwaranze abera batubanjirije, buranga abera b'uyu munsi bakura, bagenda barushaho gusa na Yesu, bagenda bagwiza imbaraga hejuru y'ibihe, n'ubuzima bumeze kimwe. Ni ibyo byose turimo twiga, ntitwamenya byose, ariko ibyo dushoboye kuvuga twabivuga, n'ibindi umwuka wera azagenda kongorera. Ibikuza abera
ibihabera imbaraga birasa. Nusanga umwana w'Imana agenda agwiza imbaraga, agenda agira inyota yo kwifuza gusa na Yesu, agenda yifuza kwerera Imana imbuto nyinshi, uzamenye ubwo buzima nibwo abayemo burasa. Imana itugirire neza. Umwitozo rero tuvugaho uyu munsi ni umwitozo wo kwiyima, kwiyanga, self denial cyangwa déni de soi niba ariko bavuga. Ariko none turaza kubivuga cyane cyane tubyerekeje ku maso n'amatwi. Amaso n'amatwi, kwima amaso yawe, kwima amatwi yawe, cyangwa se kuyarobanurira ibyo yinjiramo, kuko ibyinjiramo nibyo biri bibe mu bitekerezo byawe. Imana ishimwe cyane. Umwitozo wo kwiyima uratangaje, ni na muremure, ariko uyu munsi turavuga ku maso n'amatwi kuko waba applied ku bice byinshi bitugize. Umwitozo wo kwiyima, kwiyanga cyangwa self denial cyangwa déni de soi. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 12. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo byose ndabyemerewe. Iyo bavuga ngo byose ndabyemerewe, urwego rw'ibyaha twe twararurenza abakijijwe. Oya, byaha ntabwo mbyemerewe kuko umunezero wanteye kugurisha. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Ubu turavuga mu yindi mirimo ushaka gusanga uri muntu akora kuri we ntibyitwe icyaha, ariko ari ibintu bidukerereza hagati mu rugendo. Ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ese ujya ubabazwa igihe ikintu cyagutegetse ugasanga utindije amaso ahantu utakayatindije, ujya wumva uwo mubabaro ukihana ugasaba Imana imbabazi kandi ukayisaba n'ubuntu n'imbaraga byo kutazongera gutegekwa n'ikintu. Ese ujya ubabara iyo utegetswe n'inda? Murabizi abarinzi ku nkike umunsi wa 3 n'uwo kwiyiriza no gusenga. Ese tujya tubabara iyo byatunaniye ukavuga uti indi rantegetse dore ndariye saa 4 cyangwa sangahe kandi wari umunsi wo kwiyiriza? Ujya ubabazwa nabyo? Byari bikwiriye kutubabaza kuko ntitwagombye gutegekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nyamara ubundi kurya si icyaha, kurya si icyaha, ariko niba ari umunsi nashyiriweho gushaka Imana, kwigomwa ibyo kurya akamaro si byose. Ibyo rimwe na rimwe bidutegeka ntabwo biba bidufitiye akamaro. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Uyu munsi rero umwitozo turi buvuge ni ku maso n'amatwi. Numvise twahera ku maso n'amatwi kuko nibyo numva byibanze, nibyo byibanze mu kwiyima no kumenya ibyo nyaha n'ibyo ntayaha. Imana ishimwe cyane, kuko ntaramenya kurobanurira amaso yanjye n'amatwi yanjye, ahandi tuzakurikizaho ko kwiyima no kwiyanga hakomera kurutaho. Umwitozo wa mbere ntekereza ko ari uw'ibanze cyangwa twakwita uwo muri maternelle, rwose wagombye gukorekera ku maso yacu n'amatwi yacu. Amaso yacu n'amatwi yacu bigira imbaraga zinjira mu bugingo, zinjira mu bitekerezo, utagombye gusuzugura izo mbaraga. Ni irembo rikingutse ryinjira mu bugingo, kubera ko iby'amaso yanjye atinzeho, iby'amatwi yanjye atinzeho birangira ariko ntekereza, hanyuma uko ntekereza akaba ari nako mbaho. Nibyo rero numva kuri njye uyu munsi byibanze. Imana ishimwe cyane. Amaso yawe n'amatwi yawe ukayangira, ukayahakanira, ukayima cyangwa se ukayarobanurira. Izi nzira rero z'amaso n'amatwi zifite imbaraga ku buzima bwawe bwose, ariko ubu ngubu turavuga ku buzima bw'umwuka. Amaso n'amatwi ibyo yatinzeho bigira imbaraga zinjira mu muntu wawe wese, ariko uyu munsi turivugira ku gace k'umwuka. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 14. Urwandiko rw'Abaroma 10:14. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo none se bamwiyambaza bate batabanje kumwemera? Kandi bamwemera bate batigeze bamwumva? Mbese bamwumva bate hatabonetse umuntu umwamamaza? Muri make ibyo twemera cyangwa ibyo twizera tubizanirwa n'ibyo dutega amatwi cyane, tubizanirwa naho duhanga amaso umwanya munini, bikinjira mu gutekereza kwacu, bikicaramo, bigacumbikamo, bikabamo. Ngo none se bamwiyambaza bati batabanje kumwemera? Bakwambaza Yesu gute batabanje kumwizera? Kandi bamwizera bati batigeze bamwumva? Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buhetse imbaraga zihesha abantu kwizera umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Muri make ntibabasha kugira imbaraga zo kumwemera,
ntibabasha kugira imbaraga zo kumwizera badakomeje kumwumva mu buryo buhojejeho. Imana itugirire neza. Hanyuma uku kumva hano kwari kwiza nuko ijambo ry'Imana kurazanira umuntu kwizera, ariko nagira ngo ubwire ko no kumva ibikamura kwizera nabyo nyine biranyuzamo gushidikanya, biranyuzamo ubwoba bw'ubuzima, ntago biri netre, ntago biri mbera byombi, muzi uko bivuga, bihetse ubutumwa nabyo. Imana itugirire neza. Ibyo twemera tukabyizera tubizanirwa n'ibyo dutega amatwi umwanya munini, tukabihanga amaso umwanya munini, byarangiza bikicara mu bitekerezo byacu, bikicaramo ibitekerezo. Imana yaremye ubwenge bw'umuntu cyangwa ubwonko bw'umuntu iburemana, Mana yanjye, ubwenge butangaje. Ikintu cyagiye mu bitekerezo by'umuntu, buriya niyo turimo tuvugana unyakira bitewe n'uko utekereza. Nawe ukavuga, ushobora kuvuga yego, ariko ngiye kubera ukuntu ntekereza nkajya numva bavuze oya, cyangwa ukambwira uti nzaza kugusura, ariko kuko utekereza kwanjye kuri negative ngahita avuga aha, ninde se unyitayeho, ninde se wansura. Ni ukuvuga ngo ntago mu by'ukuri twumva ibyo abantu bavuga, tubyumvira mu buryo dutekereza n'uburyo turi, ibitekerezo byacu nuko bimeze. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kuzurwamo n'ijambo ry'Imana rimubwira ibyiza, kugira ngo ibitekerezo negatifu twandujwe n'ibyaha n'ibyago n'amakuba no gutabwa no kubabazwa n'imiruho n'ibiki byiza, kugira ngo bihinduke inshuti y'Imana. Kuva umuntu yagwa agakora icyaha akigomeka ku Mana, umuntu arimwe ibintu bibi kandi isi yuzuye ibintu bibi. Ntago rero mu mutwe wawe burya niyo haba hatarimo ijambo ry'Imana ntago hari netre, hari negatifu, harijimye, isi yuzuye imibabaro yo kukwijimisha. Rero utashyizemo ijambo ry'Imana rikwiriye ntago bizakunda. Imana itugirire neza. Izi nzira z'amatwi n'amaso zifite umwanya munini n'uruhare runini ku buzima bwacu n'icyerekezo ubuzima buri bufate. Ntidushobora rero kwirengagiza imbaraga z'ijambo ryinjiye mu matwi yacu rikagera mu bitekerezo byacu. Kubera iki? Buri jambo ryose rihetse imbaraga z'icyo ryaje rivuga. None si umuntu akubwiye nabi kucyubabara atagukubise urushyi, ariko umuntu ashobora kubabara ukwezi kugashira ababajwe n'ijambo. Ijambo akica umunsi wawe wese, wa mugani ngo umunsi wanjye ngo urapfuye. Umuntu akakubwira ijambo mu gitondo, umunsi wawe wose ugapfa. Kuki se upfuye? Ko ari ijambo, ko nta rushyi. Ngiye ntinya inkoni, umuntu ankubise numva nabyambabaza. Ariko se kuki ijambo rifite imbaraga none rita inkoni? Kubera iki? Kuki tubabaye? Nuko rihetse imbaraga. Iry'Imana rihetse imbaraga z'ubumana. Yesu yaravuze ngo umuntu ntacyo avuze, ngo ariko ibyo mbabwira, ngo ijambo mbabwira ngo ni umwuka kandi ni ubugingo. Iry'Imana rihetse imbaraga z'Imana. Iry'Imana rihetse kwizera, rihetse icyizere, rihetse guhuzwa n'Imana yaturemeye, rihetse gusa n'ibyo ngibyo ririmo rivuga. Hanyuma iritari iry'Imana, kubera ko rituruka muri kamere yacu, burya ni umuturanyi cyane wa bugufi w'imirimo ya Satani. Burya kamere yanjye ni umuturanyi wa bugufi w'ibyo Satani akora. Iryanjye rero njyenyine rikomoka mu kwigomeka kwa muntu. Nubwo naba ntari umukozi wa Satani, nubwo naba ntajya mu bapfumu, ariko ryegeranye na Satani arikoreramo mu buryo bworoshye. Nta neutralite rero, nta hagati na hagati. Buri message amaso yawe, amatwi yawe yakira ihetse imbaraga z'ubwami bumwe muri bubiri bubaho bwonyine, ubw'umucyo n'ubw'umwijima. Imana ishimwe cyane. N'ibintu twirebera n'amaso yacu tubona ari ibintu biri netre, burya bifite ubundi bwami byamamaza. Swat birashyira kwifuza kwawe n'irari ryawe hejuru, kandi ibyo ngibyo bizamutse se bikorera nde? Bikorera ubwami bw'umwijima. Imana itugirire neza. Kwiyima rero, guhakanira amaso yacu, kuyarobanurira, bikwiriye abantu bose bifuza gukurira mu gakiza. Kuko abana b'Imana benshi bumva ijambo ry'Imana barigirira umwanya, ariko malheureusement, unfortunately, bagirira n'umwanya n'ibindi bintu, nabyo bikaza bikavangira bya bindi. Imana itugirire neza. Muri Matayo 13, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 14 kugeza kuri 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 13:14 kugeza kuri 15. Ngo ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho, ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Aho nifuza ni ku murongo ukurikiyeho, ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, umutima ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Reka wumve umurimo wa Satani hano hantu.
aha ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwabaga bwarateye Imana umugongo, batumva ijwi ry'abahanuzi, batumva abababurira, batumva abatambyi babo, batumva ab'Imana ibatumaho. Hanyuma no mu isezerano rishya bongeye kubivuga kuko nabo bari bahari badashaka kumva ibya Mesiya na gatoya. Ariko nagira ngo wumve iki kintu. Umurongo wa 15 uravuze ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinuri, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Nagira ngo wumve imbaraga kumva no kwerekeza amaso bifite. Muri make iyo batega abahanuzi babo amatwi, bagatinza amaso yabo ku by'Imana yababwiye, bari gukizwa nabyo. Umwanzi rero icyo adukorera muri iki gihe cyacu, nabona icyo yabakoreraga, atuma amaso yawe adatinda ku by'Imana ivuga, amatwi yawe adatinda ku by'Imana ivuga, kuko bihetse imbaraga zagukiza umuruho, zagukiza umubabaro, zacagagura ingoyi z'icyaha n'ingoyi z'ubwihebe no gutabwa, zabicagagura. Ngo rero ngo baruhumiriza amaso yabo kugira ngo batitegereza, ngo bagafunga amatwi yabo kugira ngo batumva, ngo batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Kuko nibijya mu mitima yabo, nibijya mu matwi yabo, barihana bahindukira Imana ibakize. Ariko umwanzi ntashaka ko byinjira mu matwi ngo bijye mu maso yabo, ngo imitima ihabwe kubitekereza, ubwenge buhabwe kubitekereza. Kubera iki? Birabatera gukizwa. Niyo mpamvu iyo Satani ashaka gukamura uwakijijwe, ikintu cya mbere agabanya muri we ni ijambo ry'Imana. Iyo ashaka kubuza uwari ugiye gukizwa amuha kutazigera ashyira attention ku ijambo ry'Imana, kuko rihetse imbaraga zo kudukiza. Aba rero nuko bigenda, ngo batarebesha amaso, ngo amaso yabo ngo barayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Babaye ibigande, ntibashaka kumva amabwiriza y'Imana, kuko nibayumva arabatera kwihana. Bimwe mu bintu byabaye mu gitabo cya Nehemiya nkunda, Ezira ngo yagiye ihagaze nk'ugatuti nk'uko, ngo asoma amagambo y'Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ubwoko bwose burihana, bihanishwa nuko, kandi mwibuke ko ubwo barasomaga bo ntabwo bagezemo ngo bashyiremo izi nkuru nk'izo dushyiramo, basomaga ijambo ry'Imana, bakibutswa amategeko y'Imana yabo, iminsi mikuru y'Imana yari yarabasabye baretse, ibitambo bagomba gutamba baretse, ibintu byose Imana yari yarabasabye arongera arabibibutsa, ngo bagahera mu gitondo bakageza nyuma ya saa sita ibyo basoma, ngo abantu bakaboroga bakihana. Muri make ububyutse buzanwe nuko bumvise, bateze amatwi ibyo bari baribagiwe by'Imana yari yarabasabye, babihaye umwanya, barihana, birukana abagore b'abanyamahanga bari barashatse, iminsi mikuru y'Uwiteka bayisubizaho, ibitambo by'Uwiteka birongera biraboneka. Kubera iki? Bateze amatwi. Niyo mpamvu iyo turi muri uru rugamba, haba n'ubwo umwanzi aduha ko haba tudahari, akagira ngo amatwi abahari, ariko bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo byaciye mu gutwi kumwe bisohokera mu kundi. Ntubisigarane, ntubikapturinge, mbese ukabyumva udafite attention yose, kugira ngo nyine adatuma uhindukira ugakizwa. Imana itugirire ubuntu. Ntibitegereje n'amaso, ntibateze amatwi, ntibabyitayeho, muri make ngo bibatere guhindukira Imana ibakize. Imana itugirire imbabazi. Reka turebe umugani uri muri Luka igice cya 8. Ntabwo tuvuga wose, Luka 8:11, turahera ku busobanuro bwawo, 11 kugeza kuri 15. Ngo dore icyo uwo mugani uvuga, ari wa mugani w'umubibyi, ngo imbuto zibibwa ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbuto itegerezweho kuzera, kuzazana ubuzima bw'Imana muri nge, kuzankuriza mu gakiza, kuzantera gusa na Kristo, kuzantera gusa n'iryo jambo numva buri munsi. Ngo dore icyo uwo mugani uvuga, imbuto zibibwa ni ijambo ry'Imana. Muri make uko ijambo rije mu matwi yanjye, ntabwo riza ari ijambo just, ahubwo riza rihetse ubuzima bw'Imana. Ni imbuto igenewe kuzera nyinshi. Kuri 12, ngo imbuto zaguye ku nzira zigereranywa n'abantu bumva iryo jambo, nyuma Satani akaza akarikura mu mitima yabo kugira ngo bataryemera ngo bakizwe. Mwumva aka kaga nshuti z'Imana. Imbuto zaguye ku nzira zigereranywa n'abantu bumva iryo jambo, nyuma Satani akaza akarikura mu mitima yabo kugira ngo bataryemera ngo bakizwe. Satani se ari kuza mwiki? Ari kuzamo ko bibindi imbuto. Ntabwo aza ngo agenda yora ya mbuto yatakaye, ahubwo azazanamwo imbuto ye. Nawe araza akabiba indi mbuto, akabiba amaganya, akabiba ijambo ribi, akabiba guhemukirwa n'abantu, akabiba imibabaro, akabiba ibyaha,
akabiba ubutumwa bukuza ubwibone bwanjye n'irari ryanjye. Ubwo ngubwo akenshi nibwo twita ko buri netre, kuko buza bubyibushya icyo Yesu yaje kumbwira ngo ni inkibambe. Ubutumwa bukaza bukuza ubwibone n'irari rya muntu. Iyo niyo mbuto Satani abiba. Imana itugirire imbabazi. Wumva uriya murongo ukuntu wavuze ngo Satani akaza akarikura mu mitima yabo kugira ngo batariryemera ngo bakizwe. Nawe Satani arabizi ko nirihatinda bazemera bagakizwa, bagakira, bagakura. Arakora igishoboka cyose ngo ridatinda. Kazana amaganya, kazana amakuba, kazana imibabaro, kazana ibintu byose uri buhozeho rigwirire muri wowe, ubikora ubigambiri, ni ibintu wiyemeza. Ariko imbuto ya Satani niyo iri mu makuru, niyo iri mu ndirimbo, niyo iri muri filime, niyo iri mu biganiro, niyo iri mu bantu batubaha Imana batuzengurutse batubabaza, niyo iri muri kamere yacu iraho hafi. Muri make iribunza kuva isi yaba mu butware bw'icyaha, igihe umuntu yagwaga akava akigomeka ku Mana, umuntu akigenga akiyobora. Imbuto ya Satani iraho hose. Rero yo ifata vuba kuko yuzuye isi. Muribuka Yesu yavuganye na Satani arimo abwira Yesu guca inzira y'ubusamu. Yaramubwiye ngo aramwereka ngo ubwiza bwose bw'uwo mujyi, ubwiza bwose bw'isi. Arangije aramubwira ati nupfuka mukandamya ubu bwami bwose ndabuguha kuko ninjye wabugabanye. Uzi ko Yesu atigeze amubwira ati ntabwo wabugabanye urabeshya? Oya, yamusubirishije ijambo ry'Imana. Ariko kuko we yagomba kwigarura abantu biciye mu gupfa n'umusaraba, yagomba guca mu nzira y'umusaraba, ariko ntiyigeze amuvuguriza ati ntabwo wabugabanye. Yarabugabanye kuva umuntu yakora icyaha. Rero ubwo bwo buzagera amatwi yawe utanabigambiriye, ahubwo icyo uzagambirira ni ukububuza kwinjira. Ariko kuhagera buzahagera, buzaca hirya no hino, buzaca hirya no hino. Message izakugera, uzaba witambukira, wumva akaririmbo uzaba witambukira, wumva ibiganiro by'abantu. Amakuba n'ibyago ubwabyo bizaza muri wowe. Ibintu birazungurutse, biri ahantu hose. Ni wowe ubwawe uzagambira ahubwo kutabiha umwanya wawe. Nk'uko ijambo ry'Imana ntago rizapfa kugwa mu matwi yawe ngo rigwemo gutyo ngo rihafate utabigambiriye. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu isi y'icyaha. Nta kintu cyiza na kimwe cyikora. Icyakora ibyatsi bibi byo birimeza. Uzarebe jaride yawe yirangaranye gatoya, umva urwiri wagira ngo baruteyemo. Ntibarutera ariko ruramera, kandi rugira imbaraga zo kwirukana pasiparumu cyangwa kagacaca keza abantu basigaye batera. Umva urwiri rugira imbaraga zo kukirukana kagashiraho. Ubuse kuki umurimo iyo twawuhinze hatimezamo ibishyimbo? Kuki se hatimezamo indabo nziza? Ngo ube warihingiye gusa usanga indabo nziza zarameze, nizinamera inyoni zazihataye cyangwa abana batambuka bazihataye. Urwiri ntuzarubura, ibitovu ntuzabibura. Isi y'icyaha irimo ibibi. Abana b'Imana bakura ubuzima bwabo babubaho babigambiriye, intentionnellement. Nta byiza bazakira ngo bibagwimamo batabigizemo uruhare. Mana ishimwe cyane. Agakiza wagaherewe ubuntu, watsindishijwe kubw'ubuntu, nababariwe kubw'ubuntu. Ariko kwezwa, Bibiliya iravuze ngo nimugire umwete wo kwezwa. Gusa na Yesu ninjye umutumbira nkamuhozaho amaso. Yaratubwiye ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baheburayo ngo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera. Nuvuga kugira ngo utansahoza amaso kuri Yesu, ari bubigambirire. Kandi arabafite ibindi bintu bimwe ariko nyirebera dore ninjye uryoshye, nyirebera ariko dore ninjyewe. Ni njyewe uri bubigambire, ni wowe uri bubigambire. Muri make gutumbira Yesu ni urugamba. Kugira ngo ijambo ry'Imana rigume muri twebwe ni urugamba. Ariko urwiri rwo ntago ari urugamba. Urwiri ruzimeza, ibitovu bizimeza, ibintu bibi bizimeza. Ubuzima busanzwe buratwereka uko ubwo buzima bwo mu mwuka umeze. Ninde wagira umubiri uri fit umeze neza atabigizemo uruhare? Ntago bikunda. Ubigiramo uruhare, warekera kubigiramo uruhare. Ibya kera bikaba bimeze nk'urwiri nabyo bikaba bitumezeho hirya no hino. Imana iduha ubuntu n'imbaraga. Icyo ukwiriye wowe nanjye ni ukubisaba Imana no gukora uruhare rwacu, kuko urwa Mwuka Wera rwo rurizewe, ntatinda ntakererwa. Imana itugirire neza. 13 umurongo wa 13 handi muri Luka 8 ngo izaguye ku gasi ni nk'abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryakirana ubwuzu ariko ntibashinga imizi. Baryemera igihe gito, nyuma bahura n'ibibagerageza bakarireka. Ibi wenda tuzongera tubigarukeho. Bahura n'ibibagerageza bakarireka. Wibaza se ko abantu bashaka kureka ijambo ry'Imana? Ntago bashaka kurireka, ariko ikigeragezo ntago bagize imbaraga zo kugitsinda, kandi imbaraga nazo ziva mu bindi bakomeza kumva. Ikigeragezo gishobora kuza nkakimeditatingaho ku manywa na nijoro, nkakiraraho kikambuza gusinzira, nkakibyukiraho nkagitekereza we
kandi Bibiliya ntigeze twemerera ibyo bintu. Yatubwiye gutekereza ku magambo y'Imana ku manywa na nijoro, ngo tuyahoze ku munwa wacu no ku rurimi rwacu tuyatekerezeho ku manywa na nijoro. Ariko iyo ntekereje ku kigeragezo ku manywa na nijoro, gifite imbaraga zinkamuramo ijambo ryose nigeze kumva, akavuga uti Imana ntinankunda ntinanzi, yaba inanzi amagambo yose agasibangana. Uzi impamvu? Wagihaye umwanya munini kitagomba gufata. Kuza ko bizaza ntiturabihamagara, ariko kugitekerezaho ku manywa na nijoro kiragukamura mu kwizera. Ngo bakira ijambo bishimye, baryakiranye ubwuzu, ariko ntibashinga imizi. Ni iki gishingisha imizi ijambo muri twe? Nuko muri make ijambo ry'Imana rivomererwa n'irindi jambo ry'Imana, rivomererwa n'irindi jambo ry'Imana, tugakurira muri ryo kubera irindi jambo ry'Imana, akaba ari byo bihora mu matwi yacu no mu mitima yacu, bikagera igihe bikavanamo ibyo Rutanse yibwiraga, bikanyuza iki ijambo ry'Imana rivuga. Ngo baryemera igihe gito, nyamara abana b'Imana ni beza, baryakiranye ubwuzu. Ntugire ngo bari bariteye umugongo, no, barishakaga. Ni abana beza, ni abantu bashaka Imana, ko baryakiranye ubwuzu. Ubwuzu nuvuga ngo ni ikintu wishimiye, ushishikariye, ushaka, ariko ntibamenya ko n'indi mbuto nayo iri aho hafi. Ngo bahura n'ibibagerageza bakarireka, nyamara baryakiranye ubwuzu. Ariko ibibagerageza nabyo babigira umwanya, babitekereza, akajya atekereza akarengane ko kuva mu bwana, mbese ameze nk'uwagakoreye amasengesho, agatekereza akarengane ko kuva mu bwana, ukuntu yarushye, saa sita z'ijoro, saa munani z'ijoro, umunsi ukurikiye akabigendana mu kazi. Imana ishimwe ko yahishe ibitekerezo byacu. Nanjye umuntu umenya ibyo dutekereza. Umuntu ashobora gukora akazi ariko yibere nk'ahantu iwabo yabaga nko mu cyaro, cyangwa areba umugabo wamurenganyije kera, umugore cyangwa umubyeyi mukase wamubabaje, cyangwa mukuru utaramwishyuriye minerval, ubwo kandi ari mu kazi k'abandi, ariko aritekerereza ibyo, bikaza rero akaba ari byo bishora imizi, bikamera nka rwa rwiri, bigasunika iya mbuto nziza. Ngo bahura n'ibibagerageza bakarireka. Mwibuke ikintu kibabaje, baryakiranye ubwuzu. Abo ni bene data dukorana umurimo w'Imana, abo ni bene data turirimbana, abo ni bene data tubana mu nzu ya data beza, bikarirengaho, bakamera nk'imbuto zarumbye. Niyo mpamvu y'umwitozo imbuto zarumbye. Niyo mpamvu y'umwitozo witwa kwemera gupfa, kwiyima, kwiyanga. Ubundi iyo bije bibangamira ibi. Ngo maze guhagarika umutima, izaguye mu mahwa ni nk'abumva iryo jambo, maze guhagarika umutima. Ngo kuraje kurizimye, guhagarika umutima, abandi kwishakira ubukungu. Muri make icyo ashyize imbere, yaba mu bana bana n'Imana no mu bana bana n'abandi, ni ukwishakira ubukungu. Kuri w'amafaranga nicyo cya mbere. Abakristo bameze gutyo babaho, abapagani bameze gutyo babaho, ariko ibi bizamuzimya. Iyo kwishakira ubukungu ariko kwa mbere, ntazigera akura rwose, kuko aho yabukura hariho hose hasaba no guhitana n'amanyanga, azabikora. Ikindi, kuko aribwo ashyize imbere, ntazagirira Imana umwanya. Ikindi, no kwishimisha mu by'ubu buzima, ngo bikarenga kuri ya mbuto yitwa ijambo ry'Imana. Ese kwishima mu buzima ni bibi? Reka da, ni byiza. Uzi ko Imana yari yarahaye abantu isabato kugira ngo bakunde baruhuke? Imana yari yitaye ku buzima bw'abantu, ibaha isabato. Yewe ibaha isabato ngo bo ubwabo baruhuke, abagaragu babo baruhuke, indogobe zabo zihinga ziruhuke, inka zihinga ziruhuke. Imana yitaye ku kiruhuko cy'umuntu, cy'ubugingo, cy'umwuka, cy'umubiri. Imana yitaye ku kiruhuko. Imana yaremye ibintu byiza mu isi kugira ngo tubirebe twishime. Niyo mpamvu Imana itazanye Adamu na Eva ngo ibata ahantu habi. Yari bizi ko amaso yabo azenjoyinga kubona amazi atemba, azenjoyinga ibiti n'utunyoni. Imana yaturemye ibizi, ariko iki ngiki cyaba cyahindutse umutego. Ngo kwishimisha by'ubu buzima bikarenga ijambo ry'Imana, byarenze imbuto y'ijambo ry'Imana. Ibi narabyitegereje mu buzima bw'abakundwa. Bamwe bakunda kuryoshya kuruta ko bakunda Imana. Wajya kubona ukabona mumaze imyaka ingana mu gakiza, ariko gukunda kuryoshya byababujije gukura. Bituma ubuzima bwabo buba muri mbera byombi, mu kazu yazi. Nyamara ni abakundwa bakunda Imana, ariko no gukunda ibishimisha byababujije gukura. Ngo bakamera nk'imbuto zarumbye. Imana itugirira ubuntu. Guhagarika umutima, kwishimisha by'ubu buzima, biraza bikarenga kuri ya mbuto yatewe. Ngo bakamera nk'imbuto zarumbye. Ni iki kizaba kizibi? Wenda tuzongera tubivugeho ahari, Mwami Imana arabitwibutsa. Ariko byose biraza bikarenga ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Bifite umwanya munini kuruta ijambo ry'Imana. Muri make ikivomererwa cyane, ikibandwaho cyane, nicyo kibyibuhira muri twebwe. Niba ijambo ry'Imana rivomerereshwa irindi jambo, rikavomerereshwa uno mwitozo turiho wo kwiyima no kwiyanga, rizabyibuha. Ariko niba ritavomererwa, ibindi birirwanya nibyo bizavomererwa. Ku murongo wa 15, ngo naho iziguye mu butaka bwiza ni nk'abumva iryo jambo n'umutima mwiza uboneye, bakarikomeza
ntibacogore bakera imbuto. Muribuka kandi bo hejuru ko nabo bari bafite umutima mwiza n'ubwuzu, ariko amaganya y'isi bibagerageza bikabazimya. Ariko ababo naho izaguye mu butaka bwiza ni nk'abumva iryo jambo n'umutima mwiza uboneye n'iki se, bahora bawuboneza ngo bakarikomeza ntibacogore. Ni ukuvuga ngo nabo bahuye n'ibibacogoza, ariko banze iki? Banze gucogora. Ese bakoze mu cyuma? Oya, nuko bazi icyo bashaka. Ni nka wa muntu ubyukira muri gym, muhuye mu gitondo wajya ugira ngo yarasaze, ariko si we nta kandi kazi agira, ariko afite intumbero, afite icyo agambiriye. Aba rero nabo ntibacogora, si uko bibacogoza bitabuze, na wa mwatereti bimucogoza birahari, ariko kubera icyo agambiriye arabirenga. Dushobora kurya ibintu twebwe tukayorayora, umwaterete ntayore akabyibuza kubera ko afite umudari, areba hari imbere, afite ikintu agambiriye. Natwe biradukwiriye. Aba rero bera imbuto nyinshi ngo baryakira n'umutima mwiza uboneye, bo bararikomeza. Muri make rifite agaciro kuri bo, ntibapfa gutuma ritakara. Barangiza ntibacogore, barangiza bakera imbuto. Umutima se uba mwiza gute cyangwa se ubonera gute? Kana ku musozo, biva mu kurinda. Umutima urarindwa. Iyo umutima utarinzwe urasakuma, umera nka wa mwenda ugenda uyora ibintu byose. Hari imyenda y'imikara igenda iyora, wakwicara utudodo twose ukatuyora. Iyo umutima utarinzwe urayora ukayora, kandi ibyo uyoye bizagena uko ubuzima bwanjye bumera. Mu Migani igice cya 4:23, umurongo uzwi n'abantu benshi. Imigani 4:23. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo ujye ushishoza mu byo utekereza, kuko ari byo Bibiliya yego ijambo ry'Imana. Ujye ushishoza mu byo utekereza kuko ari byo soko y'ubuzima. Ujye ushishoza mu byo utekereza. Burya ntabwo nemerewe gutekereza ibintu byose. Yego, hari agacamo kagatambuka tuvuga uti no, genda, nta mumaro mfitiye uretse wo kundambika no kundyamisha. Genda. Mwari mwumva ko hari nk'indirimbo wumva ugahita wumva amaganya arakuzuye, n'izitwa entre guillemets zitwa za gospel sorry, kuko ntabwo ubundi zakabaye zitwa za gospel. Za gospel zihetse inkuru nziza zo kutubwira imbabazi Yesu yatugiriye, kutubwira urukundo rwa Yesu, kutwigisha kurushaho kumwiha. Ariko hari izindi zitwa za gospel, ariko umva kumva ni wenda ushyibaho. Tekereza iyo ndirimbo yisuye muri 1 2 3, uraruha se kuruha? Urababara. Ujye ushishoza mu byo utekereza. Ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe gutekereza. Gutekereza ntabwo ari ijambo ritambutse rimwe. Gutekereza ni ikintu ntindijeho umutima, nkakireba mu nguni zose, nkakinonosora, nkacyumva, nkacyuza, nka kundi nkayuza ibyo yariye. Ujye ushishoza mu byo utekereza. Burya bana b'Imana twifuza gukurira mu gakiza, burya ntitwemerewe gutekereza ku bintu byose umwanya munini. Ubwenge urabushifutinga ngo twimuke, kuko biraje bigutebeze. Ujye ushishoza mu byo utekereza kuko ari byo soko y'ubuzima. Muri Bibiliya yera, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Muribuka ba murongo we wabera imbuto wa 15 havuze ngo naho izaguye mu butaka bwiza ni nk'abumva iryo jambo n'umutima mwiza uboneye, bakarikomeza ntibacogore bakera imbuto. Kuki bafite uriya mutima? Ni uko imitima yabo bayirinda. Barinda ibyinjira mu matwi, barinda ibyinjira mu maso, barinda ibyo batekerezaho. Iyo ijoro ribabanye, ijoro rishaka kubatekeresha ku bibi bararigarura, bashyiramo inyigisho zibegura, bashyiramo indirimbo zibegura. Ariko umutego wa Satani nabonye ku buzima bw'abera benshi ni uko iyo bababaye bashaka uturirimbo turushaho kubibutsa umubabaro. Pole sana, uzatebera utebere, amarira yose utariza aveyo. Ariko nyamara ushobora kumva icyigisho. Hari n'igihe umuntu aba yakubiswe pe, akumva icyigisho nta kintu kimubwiye, ariko urongera ukumva ikindi, ukongera ntabwo uharanira kurambarara n'ubundi uriyambaraye uri hasi, ahubwo uharanira kweguka niba ko kuri mu bifuza gukurira mu gakiza. Imana ishimwe cyane. Uyu mutima mwiza uboneye rero ukomeza ijambo ry'Imana kandi ukera imbuto, ukomoka mu kurindwa. Ubwiza ntabwo buva muri karemano yanjye, ntibuva muri karemano yawe. Kuva twakura turi ibyigomeke ku Mana, imitima yacu ifite tendance ku kibi, niho ihengamiye mu bwigomeke. Niyo mpamvu ikintu bagihinduye itegeko gihita kituremerera. Byapa bya 40-60 bitaraza, dushobora kuba twaranayigenderagamo ntitubimenye, ariko bimaze kujyaho 60 tukajya wumva ahubwo niba ushatse kuyirenza. Mu mashuri babwira abanyeshuri bati mutebeze mwambara inkweto z'umukara, ukumva ahubwo ukumva iz'umutuku, kandi wenda usanzwe wambara umukara. Ni ukuvuga ngo ikintu kibaye itegeko kibangamira kamere muntu yagiye munsi yo kwigomeka ku Mana. Imana itugirire neza. Mu mutima wawe rero naturellement, nubwo waba uri umwana mwiza,
ariko ushobora kuba umwana mwiza ariko ukagira amaganya, ushobora kuba umwana mwiza ariko imibabaro y'isi ikakubasha. Muri make naturel mu mutima yacu nta kintu cyiza kirimo, icyiza ni igishyirwamo n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugomba kuritindamo tukaritindamo rikatwuzura. N'abana beza bangeso nziza bakeneye ubumana muri bo. Imana ishimwe cyane, kuko ubwana bwiza burahinyurwa, ibihe bihinyura ubwana bwiza. Umuntu yakubabaza akabaza wenda ntumwishyure ntumwiture, ariko ntago ubwana bwiza ntibuzakubuza ko iyo mibabaro ikwinjira, izakwinjira, ariko ijambo ry'Imana muri wowe rizatuma iyo mibabaro itakwinjira. Umusabire n'imbabazi ku Mana, unavuga uti data umubabare ko ntazi ibyo akora, iyo akumenya ntiyari gukora ibyo. Ubwana bwiza aho ngo ntago bwakugeze, ariko ijambo ry'Imana ryagwiriye muri wowe ryakugezayo. Imana itugirire neza. Umutima rero ugirwa mwiza ugahinduka uboneye bitewe nuko warinzwe ukarindirwamo ijambo ry'Imana. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Muri NIV havuze ngo keep your heart with all vigilance. Okay. Ngo for from it flow the springs of life. Urindane vigilance yose. Keep your heart with all vigilance. Ahandi havuze muri NLT havuze ngo guard your heart above all else, for it's determined the course of your life. Muri make, guard your heart above all else, for it's determined the course of your life. Muri make ni izaha icyerekezo ubuzima bwawe, iza determining aho werekera. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose, hejuru y'ibindi byose. Kubera iki? Nibyo bizagena the course of your life, bizaha icyerekezo ubuzima bwawe. Nshuti z'Imana, murabona tudakwiriye kwima amaso yacu n'amatwi tukanayarobanurira. Uyu mwitozo ufate ugire ingamba mu buzima bwawe. Bibiliya y'Ifaransa ya Louis Seguin yavuze ngo garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amasoko y'ubuzima akomoka muri uwo mutima, ngo urinde kuruta ibindi byose birindwa. Imana ishimwe cyane. Ndangiza nkubwire ngo nta butumwa buca mu maso yawe cyangwa mu matwi yawe bukicara mu bitekerezo byawe buri netre, nta bubaho. Ikintu cyose gica mu maso yanjye, mu matwi yanjye, kikicara mu bitekerezo byanjye, gikomeza bumwe mu bwami bubiri buriho, ubwami bw'umucyo n'ubwami bw'umwijima. Na cya kintu ushobora kubona ntacyo gitwaye, niba ari ikizamura irari ryanjye na kamere yanjye na rebellion ya muntu, burimo buregeranya rwose n'ubwami bw'umwijima. Abifuza gukura rero umutima wabo ntago bawurinda ibyo hanze gusa, bawurinda n'ibibabamo bo ubwabo. Ntufate umwanya wo kumeditatinga ku tuntu twawe niba tunyuranye n'ijambo ry'Imana. Muri make umutima urinda ibyo hanze, ukanawurinda intekerezo zawo ubwawe igihe cyose zinyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Turi mu myitozo y'abantu bifuza gukurira mu gakiza. Ikintu cya mbere utazajya wibagirwa no gusaba Imana kugira ngo ubwami bw'Imana bukubere nk'uko Yesu yabuvuze, bukubere ubwa mbere. Hariya twatangiye dusoma ngo umunezero wamuteye kujya kugurisha ibindi yari afite byose kugira ngo aze yegukane ubwo butunzi. Ujye umusaba uti reka ibyawe biniryohere, reka bizemo ubuzima. Ikintu abantu bakunda barahaguruka bakagisanga. Umuntu ukunda umupira ntazanyurwa no kureba kuri televiziyo gusa, azahaguruka ajya muri stade abitewe n'urukundo. Azahaguruka ajye kureba za Coupe du Monde, atanga amafaranga iryaguye, acumbika mu hoteli akomeye, ariko yigereraho umupira w'isi, niba ariko bawita simbyibuka, aho Coupe du Monde ibera, yigerereyo asunitswe n'urukundo. Amafaranga azabitangaho ntazayabara, asunitswe n'urukundo. Ubwami bw'Imana ntabwo bwagereranywa na kimwe mu by'isi iduha. Iki kigeranyo Yesu yavuze ngo byamuteye ngo uyu muntu waguye kuri ubu butunzi ngo yarabuhishe, ngo agende yamazwe n'ibyishimo. Agakiza kazima nuko katumerera, ngo agende yamazwe n'ibyishimo, ngo ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura uwo murima. Turimo dusenga, hari igihe umuntu yaragize intangiriro imeze gutya, akamarwa n'ibyishimo byo gukurikira Yesu, ariko hagati aho ibyonnyi bikaza, akarangarira amatwi ye, akarangarira amaso ye n'ibitekerezo bye, hakinjiramo imbuto mbi, agakonja, rya shyaka n'uwa munezero bikazima, akongera agacogora, akasa nk'usubiye gutekereza ku bya kera,
ariko hari n'abandi bibwiye ko bakijijwe ariko batigeze bagera hano aho agakiza kabarutira ibindi byose. Abo ntekereza ko baba barumvise ijambo ritari ryo cyangwa se bakiri mu rugendo rwo gukizwa. Hari igihe gukizwa ku muntu tubona bibaye nk'ikintu kibayeho rimwe, yumvise ubutumwa bwiza, arihannye, ahise agira inyota y'iby'Imana, akomeje urugendo. Hari igihe abandi bakizwa mu kimeze nk'urugendo, yumva ijambo rikagabanyaho gato, ejo rikazagabanyaho gato, ejo kugeza igihe nka nyuma y'igihe, yaba umwaka yaba imyaka ingahe, yumva ijambo azagira rimwe impinduka ziri radikari, cyangwa se akazumva noneho inzara n'inyota y'iby'Imana iraje muri we. Si twe tugenda uko abantu bakizwa, ni Imana yigenga kuri ibyo byemezo n'imitima y'abantu uko iteye n'amahwa menshi aba yirimo cyangwa makeya. Ariko uko biri kose, ikidukwiriye wowe nanjye ni uko iki kigereranyo cy'ubwami bw'Imana aricyo twakwifuza mu buzima bwacu. Niba ibindi bintu byose bigifite agaciro karuta agakiza wahawe, bwira Imana uti binshurikurire, binshurikurire agakiza kambere kambere, binshurikurire kubana nawe binryohere. Nta bantu b'inshuti bataganira bikaryoha, baraganira bikaryoha, ahubwo bagahagurutswa no kuba bafite inshingano n'uko amasaha agiye, kuko ibyo bavuga bari bakibifite. Niba agakiza no kubana n'Imana no kwifuza kuyinezeza bikiri umugoko kuri wowe, bwira Imana uti Imana binshurikurire, binshurikurire ndakwinginze. Hanyuma unamusaba guha ubuntu n'imbaraga kuva uyu munsi bwo kurobanurira amatwi yawe, amaso yawe, ibitekerezo byawe. Wibuke ko ibitekerezo by'umuntu byubakanye ubuhanga ku buryo umuntu ashobora kutarangarira muri za screen na za telefoni, ariko ibitekerezo bye bikaba byihagije, akabiraramo cyangwa se akabyirirwamo arimo akora n'ibindi bintu, ariko ibitekerezo bikamugenga. Nagira ngo ngire ko ibitekerezo byawe utakwiriye kubyemerera umwanya munini igihe cyose binyuranye n'ijambo ry'Imana. Jya uba umuntu wigarura, ubibwire uti mwabindimo byose mwe nimuyoboke inzira y'Imana. Nkayaza buri ngo mwabindimo byose mwe nimuhimbaze Uwiteka. Ujye ubwira uti ibitekerezo byanjye garuka, watannye, ngwino dutekereze ku neza y'Imana. Erega ibihari, ngwino dutekereze ku mbabazi twagiriwe, erega ziba zihari. Ngwino dutekereze ku bindi bintu byose Imana yadusimbukije, erega nabyo biba bihari. We guhugira kuri ibyo bigutebeza. Usanzwe utebeye, warashwe n'umwambi wa Satani, nawe ugiye kumufasha. Ni nk'uko umuntu yaba yakurashe ukamufasha, ugafata wa mwamba kugira ngo uzomboremo ukarushaho kuwinjiza. Gusa urumva atari ubupfapfa? Wakomeretse kuri hejuru, byari biri superficiel, none umwanzi uramufashije, umwamba urimo nawe uramucengereza, none ngo ugere imbere mu mutima. Uko niko biba bimeze iyo uri mukurura agahinda n'indirimbo z'agahinda n'inyigisho z'agahinda n'amagorwa, uri mu bikururu biha umwanya, uba urimo ufasha Satani gucengeza icumu aho ritari ryageze. Reka dusabe Imana abifuza gukurira mu gakiza, abifuza kwerera data imbuto zose yatugeneye, tumusabe ngo duhe ubuntu n'imbaraga byo kwima amaso yacu ibyo yashakaga, byo kuyarobanurira. Ujye uyategeka uti maso ushaka kureba icyo, ariko stop. Matwi yanjye wari uryohewe niba, ariko stop. Muri uru Rwanda dufite ibiganiro by'imfabusa byuzuye kuri social media yacu. Nitwe tuvuga ururimi rumwe, nitwe tuba tumeze nk'aho tuziranye, inkuru z'imfabusa ziryohera amatwi ukazimaramo amasaha 2, zarangiza zikakwambura imbaraga zo gusenga. Wajya kwinyagambura ngo usenge bikanga. Kubera iki? Byagukamura. Ukarwana no kwezwa bikanga. Kubera iki? Hari ibintu byakamuye mu bugingo bwawe kandi byasaga nk'ibintu bisanzwe, bitasa nk'ibirimo ibyaha bikabije. Ariko nongera nkubwire ngo nta kintu kiri net, nta kintu kiri hagati, bihetse bimwe mu bwami. Ese ukeneye ku bwami bw'umwijima ukwigarurira kandi warakijijwe? Oya, dukeneye ku bwami bw'umucyo butwuzura, nkarushaho gusa na Yesu. Amasezerano y'Imana akaba mazima muri njye. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo wabyawe n'Imana anesha iby'isi. Mu by'isi harimo ibyaha, harimo imibabaro, harimo imiruho. Wabyawe n'Imana arabinesha, anesha irari ryabyo, anesha imitego y'isi. Wabyawe n'Imana, yahawe isezerano ryo kubinesha. Ariko nk'umwatlete agira ibyo yiyima. Wemerewe gusura abantu ukabahera mu gitondo ukageza nimugoroba, ariko nk'umwatlete, nk'umuntu usiganwa, nk'umuntu ufite igihembo atumbereye, uragabanya. Wemerewe kwicara ukareba filime kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo, ariko nk'umuntu ufite ahatumbereye uragabanya, ukanamara aho biri ngombwa. Wemerewe gutekereza
ugatekereza ijoro, ugatekereza amanywa, ariko nk'umuntu ufite ahatumbereye ushaka kuba umwana w'Imana unesha, uragabanya, uvugana nawe ubwawe ukamubwira uti sigaho. Data, duciye bugufi imbere yawe, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo uritere gusohoza icyo waritumye. Turi abantu bawe, turi ubwoko bwawe, turi abantu waguze amaraso y'igiciro, turi abantu wifuza ko bagenda bera imbuto kandi nyinshi, imbuto zigumaho. Turi abantu wageneye kuva kera ukiduha agakiza ko twashushanywa n'umwana wawe ukunda. Turi abantu bagenewe gukurira mu gakiza, turi abantu bagenewe guhora bakura bagana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Mwami, turakwinginze ngo uduhe ubuntu n'imbaraga zo kwima amaso yacu kuyabwira ngo no, zo kubwira amatwi yacu ngo hoya, zo kubwira ibitekerezo byacu ngo garuka. Dushoboze, duhe ubuntu bwo kwirobanurira amaso yacu n'amatwi yacu ibyo yumva, kurobanura ibyicara mu bitekerezo byacu, kugira ngo twuzurwe n'ijambo ryawe, maze twere imbuto kandi nyinshi. Urakoze Mwami w'abantu. Sengera abahungu bawe n'abakobwa bawe ababa baca mu bihe byo kurambarara, bahuye n'imiyaga ibaremereye, ngo begurwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Nsengeye abari baratakaje inyota y'ibyawe, ubwami bwawe butakimeze nka ryabuye ry'igiciro cyinshi ritera umuntu kugurisha ibindi, ahubwo byarahindutse, agakiza karamubereye kimwe mu bindi byinshi ageraho. Mwami w'abami, ndamusengeye ngo wongere umwegure, kuko nikagereranywa. Umugaragu wa Pawulo yaratwandikiye ngo habayeho kugereranya, habayeho kugereranya ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo, ngo ibindi byose bitubera nk'amasi. Tugarurira ubwo buzima ngo bitubere nk'amazirantoki, biri rubbish, ntacyo biri byo. Tugarurira ubwo buzima mu mitima yacu. Duhe Mwami kumva ijambo ryawe ridutungisha, ribyibushye ubugingo bwacu, rikadutera inyota yo gusa nawe. Duhe kurobanurira amatwi yacu n'amaso yacu. Urakoze kuko uri kumwe natwe. Urakoze kuko watangiye umurimo mwiza muri twe, uri uwo kwizerwa n'ukuri. Wowe wadukuye mu kurorongotana tutarumva na kimwe mu ijambo ryawe, n'ukuri umurimo watangiye muri twe burawukomeje. Duhe rero natwe kubaho nk'aba basirikare, kubaho nk'aba basiganwa, kubaho nyaguhora ku ngoma, dutumbiriye kuzakubona, kandi kuzakubona twarakoze ibyo twagombaga gukora byose. Kura amaso yacu n'amatwi yacu ku bitagira umumaro, maze utwiharire. Ngo nta muntu wasiganwa, nta n'umuntu waba umusirikare ngo agire ibindi bintu ahugiramo. Mwami, duhugure, dukura aho twahugiye, utwiharire. Twigishe kuba muri ubu buzima dukora, tubyara, turera abana, dushaka iterambere, ariko imitima yacu yihariwe nawe, kuko birashoboka. Byigisha buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe ugufitiye inyota. Urakoze rero kuduhaye amahirwe yo kurira ku meza yawe, ngaho uvomerera nyaguhora ku ngoma ijambo ryawe twakiriye, maze rikure ryera imbuto nyinshi nyinshi nyinshi. Nugaruka kutureba uzasanga turushaho kwera izindi mbuto. Urakoze nyaguhora ku ngoma, umugisha Mwami w'abami buri muntu wese ukora umurimo wawe, abari hirya no hino, abo tuzi n'abo tutazi, ubakomeze kugira ngo inkuru z'ibyiza byawe zikomeze zigere mu matwi ya benshi. Umugisha abasenga kugira ngo igicaniro gihoreho, ubaha umugisha. Badufasha amaboko mu buryo butandukanye, ubaha umugisha. Nawe ubavomerere Mwami, ntibagacogore. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abaha umugisha.